kuki muri bari abakristo basenga buri gihe bahimbaza bari mu makorari bahora baza ahangaha bajya kwigaburo ryera kuki hakirimo urwikekwe akarengane kabaye mu Rwanda mu gihe cyose cyatambutse ibi byagiye bikomeretsa abo bantu turiho tuvuga ngo barakomeretse byakozwe n'abanyarwanda kandi abanyarwanda babikoze ni abavandimwe bacu sinkwiriye kugira isoni n'ipfunwe yuko umubyeyi wanjye ari we wakoze biriya sinkwiriye kugira isoni n'ipfunwe yuko data wacu ari we wakoze biriya yuko murumuna wanjye cyangwa mukuru wanjye ari we wakoze biriya ayo ni amateka yarabaye ariko ntakwiriye kuntera ipfunwe ariko nubwo yahunze kwemera ko hari ikibi cyabaye kandi akwiriye kugisabira imbabazi ingaruka zacyo ntabwo yagomba kuzihunga ingaruka zo zigomba kubaho Zaburi ya mbere. Reka dusome ijambo ry'Imana rero numvise uyu munsi ndi buganireho cyangwa se ririza kudufasha kuganira. Iryo jambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 8 umurongo wa 21 cyangwa se umurongo wa 22 gusa. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 8 umurongo wa 20 harimo ikibazo turiho tubazwa none kandi icyo kibazo gikeneye igisubizo. Mbese i Galeyadi nta muti womo ruhaba? Kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize? Kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize? Aya ni amagambo umwanditsi arimo abaza kandi kuko arimo avugishwa n'Imana, ni ijambo, ni ikibazo Imana irimo ikubaza, nanjye irimo imbaza, kuki uruguma rwawe rutakize? Iki kibazo kirabazwa buri munyarwanda wese. Akenshi iyo tugiye kuvuga iby'inguma muri kino gihe cyo kwibuka, rimwe na rimwe twibwira yuko abafite ibibazo by'ibikomere ari abacitse ku icumu gusa, ariko n'abataricitse ku icumu bari mu Rwanda cyangwa se batari bari mu Rwanda igihe jenoside yabaga, barafite ibikomere. Bimwe ni ibikomere by'amateka y'igihe kirekire. Uganira n'umusaza unduse wabayeho muri za 50 ndetse na za 60, ugasanga afite ibikomere by'amateka y'iki gihugu yabaye muri kino gihugu, ndetse ugasanga igikomere cye yakivanye no akijyana aho yahungiye, ahunguka kigifite, n'uyu munsi akaba kigifite. Ndibuka bamwe twagiye tuganira tujyanye nk'iwacu kugira ngo barebe iwabo aho babaga, bahagera ukabona umujinya wose wo muri 59. Umujinya burya ntusaza ahubwo urakura. Umujinya yamaranye imyaka igera kuri 50, 60 hafi, arawuzanye awukubisa abaturage asanze aho ngaho. Bamwe ntabana batazi n'ibyabaye icyo gihe, bavutse ejo bundi, ariko wa mujinya awukubisa abo bantu. Icyo ni igikomere amaranye imyaka kitigeze gikira. Ariko Imana ikaba iriho ibaza ngo kuki igikomere cy'uyu muntu kitakize? Hari abajya bavuga ngo bizakizwa n'amateka, ngo ni mu byihorere, ngo bizakizwa n'amateka. Ugasanga abantu hagize ibibazo biba, noneho akavuga ngo byihorere bizakizwa n'amateka. Amateka akiza ibintu nk'ibi agomba kuba areshya ati, kugira ngo imyaka izatume igikomere cyawe gikira igomba kuba zaba ari imyaka ireshya gute? Niba kandi hari n'imyaka yabaho kugira ngo ukire ayo mateka,
urupfu rwo ruzaza vuba imbere y'iyo myaka, ubwo rero uzapfa ugikomeretse, kandi si byiza ko upfa ugikomeretse. Ariko hagati aho ngaho uretse n'ibyo hari ibintu byinshi biba byangiritse kubera igikomere cyawe. Ubwo twari turi dutangira uyu murimo turimo dukora muri kino gihe nyuma ya jenoside, yewe nagize umugisha mu kwezi kwa gatandatu, abazasoma igitabo muzabibonamo, mu gihe batubwiraga ngo ingabo z'Amafaransa zigiye kuza, nabyumvise ku radio, nagiye kubaza Imana ngo ese ko numva ingabo z'Abafaransa giye kuza kandi hakaba hariho abantu bazishimiye cyane, kuko abiwacu hariya barazishimiye cyane, bajya no kuzisanganira icyangugu, ubu ngubu ni mu karere ka Rusizi, bagenda bavuga rwose imodoka zibatwaye bavuga bati ngo abahutu b'abazungu baje kubafasha kugira ngo baneshe inkotanyi. Inkotanyi rero aho narindi kugira ngo zihagere byari ibintu bikomeye cyane, zari zikivugwa Nyanza, zikivugwa muri za Rusatira hariya, zikivugwa muri ibyo bice bya kure ya Butare. Ariko byibuze hari ibyiringiro ngo uko barimo bihuta, kuko twumvaga bihuta cyane, uko barimo bihuta yenda bazanatugeraho naho ngaho iwacu. Niba ari jewe wari usigaye n'abana twari kumwe n'umudamu, tuzabeho, uretse ko ntari nzi uko tuzaba dusa muri uru Rwanda rwari gukurikira icyo gihe iyo bidahinduka ukundi byahindutse. Noneho rero nanjye ndavuga nti ubwo bagiye gushaka kwishimira abaje kubatera inkunga, reka nanjye mbaza Imana iki ntekerezaho. Fata amasengesho y'umunsi, nimumbaze ngo ese wariyirije kuko ntitwaryaga cyane. Ubwo rero yari amasengesho gusa, gusenga kandi ntitwavugaga. Burya rero reka mbabwire, ari igihe abarokore bajya bapfa ngo ndashaka gusenga ngo ijwi ryumvikane, rimwe na rimwe ubuyobozi bukavuga ngo ariko kuki musakuza. Gusenga si ugusakuza, gusenga ni ukubwira Imana, kandi kubwira Imana utaranavuga no ku munwa, ibiri ku mutima bigenda bizamuka, iba yabyumvise. Nerekera hirya, abana bagoma hariya, n'umudamu nawe nuko ko twari abantu 5 mu cyumba kimwe cy'umuntu waduhishe. Ntangira kuganira n'Imana umunsi wose, biza kugera rero Imana iranyiyereka. Ntabwo ndi umuhanuzi, mutazavaho muza kumbwira nibahanurire, ariko njya numva ijwi ry'Imana. Imana ikambwira, nkumva ijwi ry'Imana mu mutima wanjye. Numva ijwi ry'Imana rero mu mutima wanjye rirambwiye ngo nurangiza uyu musozi ngufitiye umugambi. Nuko ubwo rero ndavuga ngo nanjye noneho Imana irantabaye. Bariya ni batabarwe n'Abafaransa, ariko nanjye Imana iri kumwe nanjye kandi irandinze ndetse iranantabara. Nuko noneho tuguma aho ngaho dufite ibyo byiringiro. Ciye muri makeya rero jenoside yageze birahagarikwa, ihagaritswe nzi Kigali ndatura. Uwo munsi nageze Kigali nibwo nahawe umurimo muri Musekore. Twaharaye ijoro rimwe ku itariki ya 9, ku itariki ya 10 nibwo nahuye na Bishop Alexis, yarahunza hungana impapuro za Musekore, arambwira ati wowe Imana iraguhamagara kujya gukorera muri Musekore. Nanjye ngiye gukorera Imana muri Barakabaho. Njya mu cyumba nanone njya kubaza Imana ngo Mana nkora iki? Urashaka ko nkora iki muri kino gihe cya nyuma ya jenoside, muri kino gihe ibintu bimeze nk'uko bimeze? Abantu abanyarwanda bahari ntaho abaziranye ni bakeya. Washakaga umuntu uzi mu izina ukabona umwe, washaka ibyo kurya rimwe na rimwe ntibinaboneke. Iki gihugu kimeze gutya, cyuzuyemo imirambo hirya no hino ku misozi, cyuzuyemo abantu bataziranye bakandi banatinyana. Ese Mana urashaka ko nkora iki? Nuko irambwira ngo soma muri Luka, aho Yesu yabwiye Simoni Petero ngo Satani yabasabye ngo bagosore, ariko wowe nagusengeye ngo kwizera kwawe kudacogora. Numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Ubwo rero umurimo nari mpawe no gukomeza bagenzi banjye.
aho bari hose. Uyu murimo murimwo mukora ubu ngubu wo gufasha abantu gukira ibikomere niwo murimo numvise Imana impaye imbwira ngo ningene nkomeze bagenzi banjye. Ndashaka kubabwira ko aho nagiye kuwukorera bwa mbere haramvuye. Nagiye kuwukorera ahantu hitwa ku Gikongoro, ahantu hitwa ku Kigeme, hahandi namaze ya minsi 100 amezi 3 ndiho nteshwa agaciro nsuzuguritse cyane. Hahandi ntababwira ibyo uburyo nabayeho ngo muvuge ngo ese uko umuntu muzima ashobora kubaho kuriya. Aho niho Imana yafunguye urugi ngo mbariho ntangirira. Ni ryari nageze mu Rwanda, mvuye aho nari nahungiye ngera mu Rwanda mu kwezi kwa 10, mu mpera z'ukwezi kwa 10 niho ku Kigeme bantumiye 94. Barantumira ngo bafite igiterane kandi bumvise ko nagarutse mu Rwanda kandi barifuza yuko ari giye uzaza kumuvuga butumwa. Nagize ikibazo gikomeye cyane. Ndajya kuvuga ubutumwa gute muri ziriya ntera? Ahandi rimwe na rimwe abantu baragenda bakabona amasura atandukanye, ariko ndababwira ukuri icyo giterane nare cyaremewe mu rusengero rwarimo abantu benshi, ariko isura inyuranye n'izindi sura mu byerekeranye n'abanyarwanda. Ngo muri ho mu byo mushaka kubabwira, nabonye nk'umugore umwe gusa, abandi yari isura imwe itavangiye. Ariko nagiye n'ubundi mbizi, nagiye mbizi ko ari uko nza kubisanga. Ariko nubwo nagiye nzi ko ari uko nza kubisanga, numvaga ngomba kujyayo kuko n'Imana imbwiye kujya gukorera umurimo wayo. Ngenda mvuga ngo baranyica, ariko nitwaza umushoferi wari untwaye. Hari agatagisi nari nakodesheje, nitwaza umushoferi nari ntwaye, ndanamubwira ngo uyu munsi ntabwo ari urare wenyine, ahubwo turararana ku buriri bumwe. Mvuga ngo nibaramuka baje kunkurura, aravuga ngo uyu nguwo muramujyanaye, cyangwa hazabe umugabo uhamya uko ibintu byagenze. Ariko nagombaga kujyayo. Tugezeyo rero sanga bateguye intego y'igiterane kizamara iminsi 3, ivuga ngo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Numva biranyobeye. Ibyo bintu tugiye kwibagirwa ni ibiki? Ndababwira mva rero bene data, mumbabarire iyi ntego tuyicemo ibice. Ibyo ngibyo twibagirwa tube turetse kubyibagirwa. Jewe ndashaka yuko tubanza tukabijyamwo, hanyuma twamara kubijyamwo tukabyibagirwa tubizi. Nicyo kibazo twabajijwe hariya ngo kuki uruguma rw'abantu banjye rutakize. Nabo bo ku Kigeme nabo bari bihutiye kwibagirwa, bagashaka gusingira ibiri imbere. Ariko ibyo twibagirwa ni ibiki? Ndetse nkomeje gushaka ko tujya mu biri inyuma, umwe arambwira ngo nisome ngo byo ba Yesaya bavuze ngo ibya kera ntimukajya mugira mute, ntimukabyibuke. Ngo wowe uri muradusubiza mu magambo atarayimana, ngo Imana ishaka ko ibya kera tubyibagirwe. Nguko uko kamere yacu iteye, ntabwo dushaka kujya mu mateka yacu, ntabwo dushaka kwinjira mu byo twanyuzemwo ngo turebe uko twabinyuzemwo, ngo turebe niba twarabyitwayemo neza, ngo turebe niba twarabyitayemo nabi, ngo maze noneho mu byo twabayemwo dukuremwo amasomo adufasha gusingira ibiri imbere. Ariko kubera ko ijambo ari rye bari barihaye n'abayoboye ko ngomba kubayobora, twabigiyemo. Aribo barakize, nanjye narakize. Twabigiyemo turavuga ngo ibiri inyuma ni ibiki? Dusanga inyuma rero aho ngaho ibyo bibagirwa, baribagirwa ko habayeho abicanyi. Sinahamya ko muri bo harimo uwicanye, ariko harimo umuvandimwe w'umuntu wicanye.
ibyo ngibyo ntakwiriye kubyibagirwa. Akwiriye kwibuka yuko jenoside iba, ubwicanyi bwabaye mu Rwanda mu gihe cya mbere buba, akarengane kabaye mu Rwanda mu gihe cyose cyatambutse, ibi byagiye bikomeretsa abo bantu turiho tuvuga ngo barakomeretse, byakozwe n'Abanyarwanda, kandi Abanyarwanda babikoze ni abavandimwe bacu. Sinkwiriye kugira isoni n'ipfunwe yuko umubyeyi wanjye ari we wakoze biriya. Sinkwiriye kugira isoni n'ipfunwe yuko data wacu ari we wakoze biriya, yuko murumuna wanjye cyangwa mukuru wanjye ari we wakoze biriya. Ayo ni amateka yarabaye, ariko ntakwiriye kuntera ipfunwe. Akenshi rero dukunda kubyibagirwa. Iyo ni kamere muntu. Nta nubwo binatangiye n'ubu ngubu no ku gihe cya kera byarabaye. Mu gihe cya kera ubwo Kayini yari amaze kwica murumuna we Abeli, Imana yaragarutse iza kwegera Abeli bambe Kayini, imuha amahirwe yo kugira ngo amenye icyaha yakoze, kandi imuha amahirwe yo kugira ngo namara kumenya icyaha yakoze akihana gisabira imbabazi. Noneho undi muguzi uko yasubije yarabihunze. Urambaza se murumuna wanjye ndi umurinzi we? Arabihunga, ntashaka kubyinjiramo, ntashaka kubireba. Kayini rero yarabihunze. Ariko nubwo yahunze kwemera ko hari ikibi cyabaye kandi akwiriye kugisabira imbabazi, ingaruka zacyo ntabwo yagomba kuzihunga. Ingaruka zo zigomba kubaho. Ingaruka zimugezeho, abwira Imana ngo igihano mpaye kirakomeye, ngo ngiye kuba igicamuke. Igicamuke si kugeza ubu ngubu ni ijambo rikomeye mu Kinyarwanda, bakuru muzaritubwire. Igicamuke mu isi, ngiye kuba igicamuke mu bantu, uzambona wese azanyica. Ariko muri kumva umuntu ugenda mu bantu yikanga ko umubona wese amwica, birashaka kuvuga ko nawe amutanze yamugira gute? Yamwica. Ntabwo rero ari umuntu umerewe neza, afite ikibazo gikomeye, nawe umutima we ufite ikibazo gikomeye kigomba kubona igisubizo agakira nawe. Ariko noneho Imana kubw'urukundo rwayo iravuga ngo humura ntawe uzakwica, nzakurinda, kuko uzica Kayini nawe azabihorerwa. Imana ntikunda ko duhorerana kugira ngo idushoboze kwirinda kwica. Kandi hane mahirwe wa wundi wagize nabi, uburyo bwo kubona nawe yababarirwa, yasaba imbabazi akababarirwa. Abo bantu rero twaganiraga aho ngaho ku giterane, basubije amaso inyuma, barongera barareba, basanga harimo ibindi byaha bakoze nabo ubwabo bashobora kuba baragizemo uruhare, byakozwe n'abantu benshi, ariko nabo ubwabo bashobora kuba baragizemo uruhare. Hari abagiye bavuza induru ku musozi, hari abavuze ngo dore nguriya, ngo mwamubonye nguriya. Jye sinagiyeyo ariko natunze urutoki. Jye sinagiyeyo ariko navuze ngo nimumurebe, mwamubonye. Hari n'ababikoze bavuga ngo batagira ngo ngewe simbafashije, akajya hiherereye akavuza induru ngo ngakariya aho kariho kazamuka, nguriya ariho amanuka, murebe muri uwo murongo n'ibindi. Barahari kandi bene ayo majwi yanyibukije kera muri 63 mfite igikomere cyari cyarambabaje mbere yuko nkizwa. Muri 63 wacu habaye nanone jenoside neza wabona ari nk'iyi ngiyi yabaye ejo bundi muri 94. Icyo gihe rero 63 hari kuwa gatanu baje guhiga abantu twihishe mu ishyamba ry'ahantu ku musozi witwa Nzega. Abajya bajya inyamagabe uwo musozi wa Nzega barawubona. Ni ishyamba ribonerana, kutabona umuntu nuko ubutabona neza, ariko umuntu ubona wese ishyamba rya Nzega rigizwe n'uduti duto twinshi, ariko rirabonerana ku buryo umuntu wese yabona undi. Abantu rero b'abasore binjiye mu ishyamba baje guhiga bo bica. Hanyuma mu gihe barimo babahiga, abasaza bahagarara ku musozi barimo babayobora aho bagenda banyura. Mubo numvise mu ijwi ry'umubyeyi wanjye wo mu batisimu. Umubyeyi wanjye wo mu batisimu aravuga ngo
mwitonde ngo abantu baba bafitemo n'imbunda ngo batagira uwo barasa ngo mugende mwitonze. Umubyeyi wanjye wo mu batisimu, iyo batisimu nahawe n'uwo mubyeyi wanjye wanyishingiye, ubuhamya bwe bwayitesheje agaciro. Ariko maze gukizwa, Yesu yongeye kwigarurira agaciro kayo. Ndashaka kubabwira ko no mu idini, mu itorero nk'ahangaha turi, n'ibyo bishobora kuba byabamo. Abatunga agatoki bashobora kubamo, abavuza induru bashobora kubamo, abashyigikira bashobora kubamo. Siniriwe mvuga ko hari n'abandi basanze hari ibyo bagombaga gukora batakoze. Hari abagombaga kwakira abantu bariho barenganwa, bakamera nka wa mubyeyi Miriya mababwiye, umubyeyi yewe wankijije cyane, akambwira ati ubu ngubu urasohoka hano iwanjye ujya he? Nusohoka hanze bakakwica, urahita ujya mu ijuru. Abamarayika barasigara bavuga ko jewe nsigaye nkora iki? Ndasigarana ubuhe buhamya? Ese abantu bazi ko nari umurokore, nawe wari umurokore, bazabona ko jewe nsigaye nkora iki? Ndaba mfite ubuhe buhamya? Reka kwikunda. Itegeko ryashyizweho ngo barakwica nanjye banyice, reka bakwice nanjye banyice, hanyuma dupfane. Ariko twembi tujya hehe? Mu ijuru. Icyo kintu rero cyerekanye ko harimo abakristo bandi batarimo abandi bagize intege nkeya nababwiraga. Ibyo nabyo biri mu mateka tutagombaga guhita twibagirwa, yagombaga kuvugwa icyo gihe turi aho ngaho, akavugwa, yamara kuvugwa tukabona kureba ibiri imbere tugomba kujyamo. Niyo mpamvu iri jambo ryabajijwe, kiriya kibazo cyabajijwe ngo kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize? Kuki muri bari abakristo basenga buri gihe, bahimbaza, bari mu makorari, bahora baza ahangaha, bajya kwigaburo ryera, kuki hakirimo urwikekwe? Urwikekwe kandi ntimuzambwire ngo ntabwo ruba mu bakirisitu, rubamo. Hari paruwasi imwe nasuye, tuganira ku bibazo by'abakristo. Dusohotse umupasitori arambaza, n'abakristo ubwabo barambaza. Umwe mu bakristo yarambajije ngo ese ubu ngubu icyizere cy'uko batazatwica ni ikihe? Icyizere ufite y'uko bari abantu batazatwica ni ikihe? Uwo ni umurokore wayimbazaga, ariko bikagaragara yuko agifite igikomere kitarakira. Umwe rero mu bandi batari abo ngabo bafite ubwoba bwo ko bazabica, kuko hari abantu bumva ko iteka urupfu ruzahora ruza kandi rukareba abantu bamwe. Sinzi impamvu batanabona ko n'abandi bashobora kuba bapfa. Iteka muri mya myumvire y'ibikomere byacu twashyize mu ngengabitekerezo yacu yuko hari abantu bagomba gupfa, hari n'abandi batagomba gupfa. Kuki ibi ngibi bikiriho mu Banyarwanda? Undi nawe rero araza arambwira, aduha ubuhamya muri iryo teraniro nabwo ryo muri iyo paruwase. Arababwira ngo nari ngiye kwishakira umukobwa, umutima wanjye n'urukundo rwanjye rugwa kuri kanaka, murabizi mwese. Yari mwabwira abakirisitu. Ubukwe simwe mwabwishe, yabwiraga abaririmbyi baririmbanaga. Ubukwe simwe mwabwishe kandi mukabwica mubiciye mu masengesho. Ubwo bagiye mu masengesho ya korari, mu masengesho ya korari havamo ngo uriya mukobwa ntimukwiranye. Kandi ubwo kwari kugira ngo bice ubukwe, umuhutu atarongora umututsikazi. Icyo si ikibazo dufite mu itorero n'uyu munsi. Gukira rero turabikeneye natwe. Nkaho byagarukiye aho ngaho, kuko yaranze arakomeza, arahatiriza, urukundo rwe rurakomeza, n'umukobwa we arakomeza, bose babona ubukwe bugiye kuba.
umva mu itorero dukora ibyaha byinshi, Imana nitubabarire. Baragenda bagurira umwana umwe w'umukobwa utuye aho ngaho hafi y'urusengero ngo ajye kurega ku murenge ko wa muhungu yamuteye inda. Noneho wa wundi agiye kwiyandikisha kugira ngo bazabarange mu murenge, asanga ikirego cy'uko yateye inda. Umuyobozi w'umurenge ahamagara pastor ngo ngwino hano mfashe gukemura ikibazo cyo muri paruwasi yawe, kandi ibyo mbabwira ntago biri kure, biri muri Kigali. Pastor ajyayo, noneho wa muhungu yumva ikibazo kirakomeye, ati jewe simva hangaha mutazanye uwo mukobwa. Uwo mukobwa hageze nawe asanga ikinyoma cye ntikiri buze gukunda, aravuga ngo naba Kristo babimubwiye ngo nabikore gutyo. Itorero turimwo naryo rikeneye gukira. Dufashe itorero rikire. Gukira ni ibya buri wese, nicyo nshaka kubabwira. Kuki uruguma rutakize, kuki kiriya kibazo cy'ubwoko nubwo cyavuye mu ndangamuntu, nubwo igihugu cyatugiriye neza, ubu nta pfunwe umuntu akigira yagiye gusaba akazi, nta pfunwe umuntu akigira agiye mu muhanda, nta pfunwe umuntu akigira aje hano mu rusengero hatagize utwo tuntu. Ntabwo igihugu cyatugiriye neza, kiduha umuyoboro, kiduha umurongo tugenderaho, ariko kuki twebwe abagombaga kuba tuvuga ngo abari muri Kristo Yesu bose ni ibyaremwe bishya, abagombaga kuba tuvuga gutyo, abagombaga kuba tuvuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye bahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, abagombaga kuba duhagaze aho ngaho. Ndashaka kubabwira ko aho ngaho hariho hasumba cyane. Ndi umunyarwanda, harasumba kubera ko giyewe kamere yarahindutse. Namenye Yesu arampindura, angira icyaremwe gishya, kandi amasitati yo kumva ko aho ngenda hose nicaye mu bwami ndi umwana w'Imana. Mugenzi wanjye nawe wo mu gihande kimwe cya kera cyakomeresanyaga n'ikindi, nawe nuko Imana yamugenje. Nawe Imana yaramugendereye iramubwira ngo ubwo unyemeye, ubwo wemeye umwana wanjye Yesu Kristo, uhawe ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Nawe uri icyaremwe gishya. Ndetse Pawulo abwira Abakorino mu gitabo mu rwandiko rwa 2 igice cya 5 umurongo wa 16 aravuga ngo ibya kera byashashize, ngo ntihakagira umuntu wongera gutekereza undi ashingiye ku masekuruza. Ntihakagira wongera gutekereza undi ashingiye ku byo ba data babayemo. Ariko twebwe abarokore kuhagera birengo biratunanira. Kuki bitunanira? Kandi dufite ayo mabwiriza, dufite ubwo butumwa, dufite ayo magambo turirimba, twigisha, tuvuga, ariko kuyahagararamwo mu ngiro bikatunanira. Niyo mpamvu rero habayeho na kiriya gitabo kirimo kibaza umuntu wese ngo agakiza gashyizwe mu ngiro. Jenoside ntiyari kuba nk'uko yabaye. Agakiza gashyizwe mu ngiro, izi nzangano tubona mu bantu b'Imana ntizagombye kubaho. Agakiza gashyizwe mu ngiro, n'ibyo mu rugo rw'iwawe bikunanira ntabwo byagombye kubaho. Agakiza gashyizwe mu ngiro, imfubyi zabona ababyeyi, abantu babona babahumuriza, urukundo rw'Imana rwagaragara, ubumwe bw'Abanyarwanda bwashingira ku bafite ako gakiza. Kandi nicyo Yesu yashakaga, kuko Yesu arababwira ngo ajya kujya mu ijuru yabanje gusenga, asa n'utanga raporo, aha Imana raporo. Abwira Imana ngo Mana rero ngo nabamenyesheje izina ryawe. Haleluya. Bararimenye. None ubwo rero nabamenyesheje izina ryawe, nkabamenyesha n'icyo bashakaho, jewe ngiye kugaruka iwawe, ariko bo baraguma mu isi, ubarindire mu isi. Ndabamenyesha yuko iryo jambo, iryo sengesho ryabayeho hashize imyaka 2000, riracyafite agaciro n'uyu munsi. Ni isengesho Yesu yasabiye bariya, ariko ngo yanarisabiye n'abazabizezwa n'abazizezwa n'ijambo bazababwira.
nawe yaragusengeye, nanjye yaransengeye, twese yaradusengeye ngo dusigaye mu isi, ariko Imana iturindire muri iyo si. Hanyuma rero muri uko kurindirwa muri iyo si, arasenga ngo kandi Imana icyo ngusabye gikomeye, dore mu isi harimo ibibazo, dore mu isi harimo intambara, dore mu isi harimo inzangano, ariko bariya ndabasengeye, n'abazanyizezwa n'ijambo bazababwira nabo ndabasengeye, n'abazakurikiraho ndabasengeye, kugira ngo babe umwe nk'uko wowe nanjye turi umwe. Ubumwe bwacu burenga kure cyane ubumwe bugaragazwa n'imibanire y'abanyarwanda tushoboye tuvuga hano hanze ahangaha. Ubumwe bwacu buri hejuru, buri ku rwego rwo hejuru. Nimushaka gushyiraho za indicators zabwo, mujye mureba ngo Yesu na Data n'Umwuka Wera ubumwe bwawe bumeze bute, niko ubumwe bwawe na mwene so uwo ari we wese musengana wakijijwe bugomba kuba bumeze. Ubumwe bwawe, ubumwe bwanjye nawe bumeze bute? Muri kino gihe cy'imikirizwe y'ubu ngubu, ahari wahasanga ikibazo gikomeye. Impamvu uwo mubyeyi ni umubyeyi utanafite n'imbaraga nyinshi cyane, yemeye kuvuga ngo guma hadupfane kugira ngo ngire ubuhamya, kugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaragare, kugira ngo n'abapagane bamenye ko abantu b'Imana babaho, kandi ko abantu b'Imana batsinda iterabwoba ryo kuvuga ngo ubikora turamwica. Abantu b'Imana aho twaraharenze, kandi icyo Yesu yari yaravuze ngo bazabica babampora, ariko nibabateraho, nibabarenganya, nibashaka kubica babampora, ngo muzishimwe muzanezerwe, ngo kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru. Aho ngaho kuki tutahagera nk'abantu b'Imana? Uriya mubyeyi rero impamvu yashoboye gutera iriya ntambwe nuko yakijijwe ibyaha bye, ariko akabivamo bivuyemo, kandi agahindukira mu by'isi akagana mu bya Yesu, akagenda adasubiye inyuma, akagenda atareba inyuma, akagenda avanguye, kandi akagenda amaramaje. Gukizwa ni ukumaramaza, gukurikira Yesu wese, atari ukuvuga ngo bansengeye nanjye ndi umuntu wo muri hano ku Giporoso ndaririmba muri korali, cyangwa se ndi muri ibi n'ibi. Oya, gukizwa ni uko kumaramaza. Haleluya! Gukizwa ni ukumaramaza. Hari abana nabwirije, muri abo bana nabwirije aho ngaho iwacu harimo barakijijwe, bamwe bakijijwe bakira Yesu neza, ariko nkababwira ngo Yesu mwakiriye nabavane mu runtu, nabavane mu kajagari k'ibyo bibazo mubamwo by'iki n'iki. Ndakubwira yuko umwe muri abo bana yanyitangiye n'umuryango twabanaga, tumara ibyumweru 3 mu rugo rwe, mu nzu y'iwabo, ari udukinguriye inzu tuyijyamwo, se na nyina batabizi, n'abavandimwe be bandi batabizi, tuhamara ibyumweru 3. Umwana naramubajije nti ariko kuki wakoze biriya? Arambwira ati ijambo wambwiye niryo ryampinduye. Yesu Kristo araguhindura, yaguhindura akakuvanayo, ntuvuge ngo navuye aha, ntuvuge ngo nabaye gutya, ukavayo uvuyeyo, kandi mwene so ukamubona hamwe mwene so. Haleluya! Iki ni igihe turimo gikomeye, ariko tugiye kukivanwamwo nuko kwiyemeza kwawe gukurikira Yesu wenyine akaguhindura. Umwe mu bapasitoro basomye kiriya gitabo yanyohereje ubutumwa, arambwira ngo niba ngiye kuvuka ubwa gatatu, ngo ubundi nari nzi ko navutse ubwa kabiri, ngo ariko ndabona ngiye kuvuka ubwa gatatu. Ubwo ni ukuvuga ngo duhore duhinduka. Mu yandi magambo, nanjye ubutumwa bwa Kristo bwarampinduye, kuko bwa bwoba nari njyanye iwacu navuyeyo buriho bushira, ariko ngeze i Kigali bongera kubunteramo. I Kigali barambwira ngo hariya bose navuye ni mu ntera hamwe, ngo bariya barambeshya bazanyica, ngo ubutaha ninsubira bizagenda gutya, ngo bose nta n'umwe utarishe. Noneho rero ndavuga nti burya bariho baravuga ngo bose barishe, bose barishe, nta muntu muzima urimo. Michel, wowe uri gicucu, nta muzima ubamo, bose barishe. Nukuri pe numva
nanjye ndi hafi kubyemera yuko bose bishe, ariko ndi hafi kugwa muri uwo mutego wo kwemera ko bose bishe. Hanyuma se wa mubyeyi uramugenza uti? Yitwa Christine uramugenza uti? Hanyuma se Kamanzi we uramugenza uti? Hanyuma se ya mazina yabo twagendanye muri ya minsi abo bambwiraga ngo naho twapfa ariko tugapfa turi kumwe muri Yesu, urabagenza uti? Nabo se barishe? Sanga rero kubwanjye bose ntago bishe, ndabihamye. Njya no muri bene wacu abo ngabo bambwiraga gutyo, ndabwa nti murabeshya ntago bose bishe, kuko hari kanaka na kandi ubwo nge mvuga kanaka nkabanyejeje kuri bane, nawe nuzana bane bawe, nundi akazana bane be, nuri akazana bane be, turagira byibuze umubare utubutse w'abatarabigizemo uruhare. Kuki dukomatanya ngo bose barishe? Icyo gikomere naragikize, ngikijijwe na Christina na Kamanzi n'abandi twabaye. Bose ntago bari barishe, kuko abo ngabo bari barimo. Imana rero nidufashe iki kibazo twabajijwe ngo kuki ubuguma rw'ubwoko bwanjye rutakize, nkanakigereranya n'abandi bashakaga kwibagirwa ibiri inyuma bagasingira ibiri imbere. Imana idufashe kugira ngo tujye muri iki gisubizo kiri mu gice cya 8 aho ngaho muri Yeremiya umurongo wa 11. Igice cya 8 umurongo wa 11 haravuga ngo uruguma rw'abantu banjye barwomoye baruca hejuru, baravuga bati nta mahoro, ariko nta mahoro hari. Uruguma rw'abantu banjye barwomoye baruca hejuru. Muri korali uruguma rw'abantu banjye murwomora muruca hejuru. Mu itorero muri rusange uruguma rw'abantu banjye murwomora muruca hejuru. Ubu ngubu uwari kuduha umwanya, uretse ko turi mu bihe byo kwitonda ntidukoma amashyi ntitunabyine, ariko wari kuduha umwanya ngo twerekane ko turi abakristo, nta wari kubyerekanishwa n'urukundo, nta wari kubyerekanishwa n'ibikorwa byiza by'ururu wababaye muri iki gihe. Twari kubyekanisha ngo tuzajya mu ijuru tukabyina amashyi kasi nakubwira icyuya kikaza ukanihanagura na mushwari byose. Uruguma urimo uraruca hejuru, uruguma rurahari uraruca hejuru, kandi uko ugenda uruca hejuru utadomyeho ngo uhinduke, kandi nuhinduka ubyamamaze ko uhindutse, ubivuge ko uhindutse. Satani aranezerwa, ariko Yesu abura ubuhamya bwawe, nawe kandi ubura umumaro n'agakiza kawe kagaragare ko nta mumaro gafite. Mu gusoza rero hari ijambo Pawulo yavuze, yandikira mu byakozwe n'intumwa. Bari mu rugendo rujya muri Ataliya, bamujyanyeyo kujya kwakirwa urubanza. Hanyuma uretse ko Imana yaje kumubwira ngo humura, ntacyo uri bubere muri iyi nzira, ugomba kuzagera hariya i Roma ukampamiriza imbere ya Kayizari. Ari mu rugendo rero hamwe n'abandi bari kumwe mu bwato, ubwato bwahuye n'umuyaga mwinshi, buranyeganyega hafi no kugira ngo abantu bose barimbuke. Ubwo urabataha. Noneho muri bwa bwoba ibibazo ari byinshi, umuyaga ubajyana hirya no hino ngo baranabureka bukajya bujya aho bushaka. Basanze ubwo bwato buremerewe cyane kubera imitwaro yari irimo. Bafata imitwaro batangira kuyijugunya. Igice cya 27 mu byakozwe n'intumwa baratubwira ku murongo wa 18 ngo dukomeza guteraganwa n'umuyaga cyane, ngo nuko bukeye bwaho baroha imitwaro mu nyanja. Ku munsi wa gatatu bajugunya iby'inkuge mu nyanja. Birashoboka yuko ubuzima bwawe bugeze ahantu buremererwa, umutima wawe ugeze ahantu uvunika cyane. Hari ibyo ukwiriye kuvanamo ukabijugunya. Hari imitwaro umaze iminsi ugendana, uyu munsi wa none ukwiriye gutekerezaho ukayijugunya. Iyo mitwaro ni iyihe? Ni ibyo ngibyo bikuremereye, ni izo mvune zo mu mutima, ni ibyo bikomere wahuye nabyo, ni ibyo abandi bagukomerekeje, ariko hari n'ibyawe wikomerekeje nawe.
nanjye ubwanya nigeze kwikomeretsa n'ubu igikomere nikomerekeje kiracyambabaza ni igikomere ahari yana nzakibabwiraho ejo ariko kiracyambabaza kandi ari gihe wakikomerekeje hari gihe twizanira ibintu tukabyikururira bikadukomeretsa ariko twikomerekeje hari n'igihe n'abandi badukomeretsa ariko ibyo byose tumaranye iminsi tubigendana reka dupakurure tubijugunye hirya kugira ngo ubwato bwacu muri iyi si bugenda busa no buhungabana bworoherwe tubone uko tubana n'Imana neza tuyishime kandi tuyihimbaza ejo tuzakomeza noneho twinjiye mu buryo bwo gukira ubu gusa nababwiye ngo dufite ikibazo ariko ntabwo dukwiye guma mu kibazo jewe nashima Imana iki cyumweru kirangiye hano muvuga muti Remera turi abantu turi umwe muri Yesu Kristo turi umwe kandi turabihamya atari mu magambo gusa no mu bikorwa no mu ngiro kandi noneho umwuka wera ureba mu mutima akareba mu mutima wa buri wese akavuga ngo uko babivuze niko biri koko ndabihamisha reka dusenga Imana dusenga Imana tuyibwira ngo koko kiriya kibazo uriho ubaza nanjye ndakibona muri jewe kandi igisubizo kiri kuri wowe Mana fasha buri mugenzi wanyu uri hano wese tutifata uko tutari ahubwo tugaragara imbere yawe tukweretse ibyumba byose by'imitima yacu tukweretse na hahandi ngo mu bwihisho bwawo hari umwijima ariko hakabamwo ibibamwo byinshi bitari byiza bikatubabaza bikatuvuna ndetse bikatugira n'imbohe mu izina ryawe Yesu Kristo ubohora abanyarwanda muri rusange kandi ubohore nabo turi kumwe ahangaha aya mateka yacu yaratubabaje yaratuvunnye yaradukomerekeje ariko ntabwo dukwiriye guheranwa nayo dufashe kumenya igikomere buri wese afite mu mutima we kandi udufashe kugira ngo nanone ukivanemo uko niwo ubikora ndabigushimiye kuko ubyumvise mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen Zaburi ya mbere